Ngiye kukwifuriza umwaka mushya wa 2024 twinjiye mu kubwira ngo nanakubaza ngo umeze ute ahantu hose uherereye haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nkubwira ngo Imana ikomeze kurinda wowe ukanze kuri ino video. Rero umva iri tangazo tugiye gutanga kugira ngo nawe niba koko udushigikiye uze kuba wabikora. Iri tangazo rero rihuriyemo n'abantu ngiye kubwira, harimo uwo bita wa mbere ni Chris Easy, muri kubona hano imbere kuri screen yanyu no kuri izindi video muraza kugenda mureba ziriho ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Haraza kuba harimo management wigizwe na Junior Giti, harimo n'abapampe bose, harimo bita Rufendeke, harimo uwo bita Microgene wo muri Rocky Entertainment, harimo Rocky Kirabiranya, harimo Kadafi, haraza kuba harimo Bruce Melody, harimo Ciprian, harimo Yago, harimo MAI Igori Murinda Habi, harimo Kiti Bashabi, haraza kuba harimo umudamu mwiza cyane Shadibu, harimo Ali Yakuru, haraza kuba harimo Bamenya, harimo Aisha, harimo uwo bita Nyambo, harimo uwo bita Kiramani, harimo uwo bita Nyakso, harimo uwo bita Patino, haraza kuba harimo, ndagira ngo ukomeze wumve rino tangazo. Haraza kuba harimo Ashafi, muramuzi arimbanye na Chris Easy Bana, haraza kuba harimo Joshua, haraza kuba harimo Merci ukuriye The Genius Comedy, haraza kuba harimo Dr. Nsari, haraza kuba harimo uwo bita nka Platinum P, haraza kuba harimo uwo muzi nka Mitsutsu, haraza kuba harimo umuzi nka DJ Brian, haraza kuba harimo DJ Mahno, haraza kuba harimo DJ Ira, harimo Bisoso, harimo Anita Pendo, haraza kuba harimo Nizo Kabose muri Urban Boys ndetse na Hamburgizo na Safi Madiba, bose baraza kuba barimo. Haraza kuba urumva ko ni ibyamamare gusa, haraza kuba harimo Babu, haraza kuba harimo Kavuyo, haraza kuba harimo Deben, haraza kuba harimo umugore we Pamela, harimo Medi na Mimi, umugore n'umugabo, harimo Raki Ndikumana, muramuzi ukora kuri RBA, haraza kuba harimo Cheetah Magic, haraza kuba harimo MCT no kuri Keti Radio, haraza kuba harimo nyina w'umuntu Ines kuri Keti Radio, harimo uwo bita Natasha kuri Keti Radio, haraza kuba harimo Ndahiro Valence Papi. Iyo ni itangazo ni gutanga, iyo ni group rero turimo turakora igiye kuzashyigikira cyangwa se y'abafana ba Paul Kagame. Ikintu uraza gusabwa rero ni ukwandika aho muri comment cyangwa se ukareba izo nimero ukazatwandikira, izo nimero ziri aho ngaho ukatwandikira kugira ngo tube twagushira muri groupe ya WhatsApp. Urugero udakanze subscribe rero niba ugiye kujya muri groupe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biryoha. Ni groupe tugiye gukora rero kuzafasha cyangwa se gukorana n'abantu bagiye bazatora Paul Kagame mu gihe cyo kwiyamamaza cyangwa se cyo gutora undi mukandideri uzayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimubwira ngo rero murakoze kuri ino video, urugero udakanze subscribe. Ciao ciao.